nongeye kubasuza bene data abakunzi ba anaweza ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uwiteka ashimwe ko akomeje kuturinda, akomeje kutugirira neza, kutugambiriraho ibyiza, araduha umwanya wo kumva ijambo rye. Byose ni urukundo rw'Imana dukwiriye kwishimira. Haleluya, itugirira neza, iradukunda, itwitaho. Nizeye ko namwe muri amahoro bakunzi banjye, bakunzi ba anaweza. Ndumva nizeye ndashidikanya ko Imana yabaye mu ruhande rwanyu. Nanjye Uwiteka arandinze, ahabwa icyubahiro ko ari Imana ibera hose icyarimwe, ibarinda nanjye ikandinda. Reka rero dutangire dushima Imana. Turagushimiye Nyiringabo, Imana ikomeye, Imana yera yo kwizerwa no kwiringirwa. Tugushimiye ko waturinze Mana, ye n'abakunzi ba anaweza, twese waraturinze, wabaye mu ruhande rwacu. Ineza yawe yabanye natwe Mwami Imana, ntuhabwe icyubahiro. Tugeze mwanya mwiza rero kuganira ku ijambo ryawe. Manuka ubane natwe, utugirire neza, udukoreshe iby'ubutwari kandi udukorere iby'ubutwari Mwami. Ngewe unkoreshe Mwami Imana nk'akanwa kawe, aba ari wowe urangurura, aba ari wowe uvugana n'abantu bawe, kuko ni wowe uzi ibyo imitima yabo ikeneye. Kandi Mwami Imana, abari kure na hafi bose ijambo ryawe ribasange aho bari kandi rivugane nabo bikurikije ibihe barimo. Ndabizi neza kuri Imana irondora imitima, kabasha kubangukira kumenya ibyo ubwoko bwawe bukeneye. Urakoze rero, tuguhaye ikaze Mwuka Wera w'Imana abana natwe, udushoboze, uduhe amatwi yumva, uduhe umutima umenya, usobanukirwa. Icyubahiro ni cyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen, haleluya. Dufate Bibiliya zacu rero tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana, kandi dushimiye Imana ku munsi mwiza yaturemeye ngo kugira ngo twongere kuganira ku ijambo rye. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hamwe n'Uwiteka tubasha gukora iby'ubutwari. Hamwe n'Uwiteka tubasha gukora iby'ubutwari. Mu yandi magambo, Uwiteka ari kumwe natwe, dukora iby'ubutwari. Turi kumwe nawe turabanyembaraga, turi kumwe nawe turashoboye, turi kumwe nawe twakora ibirenze ibyo dutekereza. Reka rero tugambirire kubana nawe kugira ngo tujye dukora iby'ubutwari. Hamwe n'Uwiteka dukora iby'ubutwari. Wibona ko uri umunyantege nkeya, wibona ko udashoboye, nanjye nuko nibona, ariko turi kumwe n'Uwiteka ari muri twe, twamusabye kubana natwe no kugendana natwe, tubasha gukora iby'ubutwari. Mwenedata, hamwe n'Uwiteka wakora iby'ubutwari bitangaza amahanga yose, wakora iby'ubutwari bibeshaho benshi cyangwa bikiza benshi. Imana yagukoresha kugira ngo benshi batabarwe. Warubizi? Imana ishobora kugukoresha kugira ngo ubuzima bwa benshi burokoke. Imana yagukoresha kugira ngo benshi bamenye ineza y'Imana, kugira ngo benshi bahumuke. Hari benshi bahumye kuri iyi si, bari muri byinshi. Wamenye ute niba atari wowe Imana izakoresha kugira ngo benshi bahindukire bayimenye? Hamwe n'Uwiteka tubasha gukora iby'ubutwari. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Danieli. Igitabo cya Danieli ibice 2 guhera ku murongo wa mbere. Danieli ibice 2 guhera ku murongo wa mbere. Mu mwaka wa 2 umwami Nebukadinezari ari ku ngoma yarose inzozi, nuko ahagarika umutima ntiyarushya agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudayo ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Nuko baza bitabye umwami. Haleluya. Ntabwo nshaka ko tugisoma kino gice cyose, ni kirekire. Umwami yarose inzozi, arangije kurota inzozi arazibagirwa, kandi zamuhagaritse umutima cyane, zimutera ubwoba, ananirwa kuzibuka, ndetse niyo anazibuka ntabwo yari kumenya icyo zisobanuye, gusa zamuhagaritse umutima. Ahitamo gutumiza abakonikoni bose bo muri icyo gihugu. Namwe munyumvire gutumiza abakonikoni, kuko nibo yizeraga. Ahitamo gutumiza abakonikoni bose bo muri icyo gihugu, atumiza abazi gushika, atumiza abapfumu, mbese ngo baze bamubwire inzozi yarose. Yesu ashimwe cyane. Noneho arangije kubatumiza, uraza kugikomeza kino gice cyose ukirangize, nibyo byiza, ariko genda ndebamo imirongo mike nshaka ko tuganiraho. Arangije kubatumiza arababwira, tumva narose inzozi, ndashaka ko muzimbwira mukambwira nicyo zisobanuye, kuko ntabwo nzibuka. Icyakora cyo zampagaritse umutima cyane. Yesu ashimwe cyane. Ahari ushobora kuba igisubizo cy'abantu bahagaritswe umutima n'ibintu bitandukanye.
ushobora kuba igisubizo cy'abarara badasinziriye, birashoboka ko waba igisubizo cy'abashonje ukabagaburira, yewe birashoboka ko waba igisubizo cy'abarwayi bari kwa muganga ukabasura. Ibyo byose birashoboka. Haleluya. Umwami nawe amaze kurota inzozi zimuhagaritse umutima ngo ahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashika ngo kugira ngo bamubwire izo nzozi. Ariko ikintu cyabayeho, baramubwiye bati mwami, ntabwo ibyo bishoboka. Nta mwami wakubanjirije, nta n'umuntu wese wigeze ubwira abakonikoni, abashika, abapfumu n'abakaridayo ngo basobanure inzozi, bamubwire inzozi yarose. Ahubwo arabahamagara akababwira inzozi, bakamubwira icyo zisobanuye. None wowe urashaka ko tukubwira inzozi warose twanazisobanura? Bati ntibibaho, nta nubwo byigeze bibaho. Ugomba ubanza utubwire inzozi warose, noneho twe tukubwira icyo zisobanuye. Haleluya. Arababwira ati nimutambwira inzozi narose, niyo mpamvu navuze ngo icyo gice woze kugisoma cyose, nimutambwira inzozi narose nta kindi ndi bukore ni ukubica mwese, ko ntacyo muba mumariye muri kino gihugu. Ubwo nawe ngo abo nibo bantu b'ingenzi agisha inama. Ariko ntitwamurenganya, kwizera kwe kwari uko yizeraga ibigirwamana, ntabwo yizeraga Imana nyamana. Haleluya. Noneho ba bantu yizeraga azi ko aribo bamuha igisubizo, baramubwira bati ntabwo bishoboka. Ariko si ubundi harya bari kukimuha bagikuye ko nabo ntacyo bafite? Hari igihe usaba umuntu icyo adafite. Yesu ashimwe cyane. Arangije arabwira ati nimuramuka mumbwira izo nzozi mukambwira n'icyo zisobanuye, ndabagororera, ndabaha imyanya minini ikomeye, ndabagororera, ndabaha ibintu by'ubutunzi by'agaciro, murahabwa icyubahiro. Ariko niba mutambwiye izo nzozi ngo munazinsobanurire, mwese murapfa, nta kindi muba mumaze. Noneho baramubwira bati ibyo ntabwo bishoboka, udusabye ibirenze ibyo dushoboye. Twebwe dusanzwe dusobanurira umwami inzozi iyo yazitubwiye nibwo tuzimusobanura, ariko kuvuga ngo tuzikubwire wazibagiwe niturangiza tuzisobanure, baturadusabya ibirenze ibyo abandi bami bose bigeze kudusaba. Ibyo bintu ntibishoboka. Haleluya. Niba abasomyi ba Bibiliya mvugana nabo hano, niba muzi Danieli na bagenzi be bari abanyagano, bari baraje muri icyo gihugu ari abanyagano, ariko bo bizeraga Imana nyamana. Haleluya. Bo bizeraga Imana nyamana. Noneho Danieli aza kumva yuko hatanzwe itegeko ry'uko umwami agiye kwica ba bantu bose bitwa ko ari abantu bakomeye, bitwa ko bagombye kumufasha, basanzwe basobanura inzozi z'umwami, babakonikoni, abakarudayi, abashitsi basanzwe bashika bakabaza imyuka mibi, babapfumu. Kandi muri abo yagombaga kwica na Danieli na bagenzi be, babanyagano bagenzi be bagombaga gupfa. Noneho Danieli yumva itegeko ryikubagaho ry'uko bagiye kubica. Danieli biramushobera, arabaza ati ese habaye iki ko iryo tegeko riteye ubwoba? Niki kintu kibaye gituma umwami afata umwanzuro byihuse wo kwica abo bantu, wo kutwica? Baramubwira bati abantu bose bananiwe gusobanura inzozi z'umwami, bananiwe kumurotorera inzozi yarose, kuzimubwira ko yazibagiwe, ndetse no kuzisobanura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Noneho Danieli icyo yakoze, yaravuze ati mwami, yaragiye ajya ibwami, abwira umwami ati mwami, ndakwinginze nk'umunsi umwe ngewe Danieli nzaza nsobanurira umwami inzozi yarose, nzaza nzimusobanurire. Yesu ashimwe cyane. Ushobora gukomeza kino gice cya kabiri cyose ukakirangiza ukageza ku murongo wa 23. Igice cya kabiri cya Danieli ukakirangiza guhera ku murongo wa mbere, nibwo uza kubyumva. Haleluya. Noneho rero umwami amuha umwanya, kuko yari yahagaritswe umutima cyane n'izo nzozi. Umwami amuha umwanya. Danieli aragenda asubira mu nzu ye, n'abanyagano bagenzi be bari kumwe, kandi nibo basenga Imana nyamana, nibo bashobora gusobanukirwa. Ariko usubiye haruguru gatoya, n'aba bakonikoni, aba bantu yari yizeye ko bamusobanurira, bamaze kubona bidashoboka, baramubwiye ati ibyo bintu dusaba ntabwo byashoboka, ibyo bintu ntibyashoboka. Bati ibyo bintu byamenywa n'Imana zitabana n'abanyamubiri. Ubwo urumva Imana zitabana n'abanyamubiri ni Imana nyamana, kuko bo
imana zabo babanaga nazo baraziteruraga. Iyo bajyaga gushika bafite ibyo bacukuraga n'ibyo batongeraga n'ibyo bavugaga. None baramubwira bati ibyo bintu dusabye ntibishoboka, ati ibyo byasobanurwa n'Imana sabana n'abafite umubiri. Yesu ashimwe cyane. Noneho Daniel agiye gusaba umwami rero ati duha umwanya, mwanya ndagusaba umwanya, ngewe ejo nzaza nsobanurira umwami inzozi ya rose. Umwami aravuga ati reka muha amahirwe, birashoboka yuko uyu nguyu uyu munyagano yansobanuriza inzozi bikaba niko gukira kwanjye. Nakubwiye ngo ushobora gukoreshwa n'Imana uramutse uyemereye iby'ubutwari igakiza benshi ku bwawe, benshi bakarokoka ku bwawe, benshi bagatabarwa, benshi bariraga bagahozwa amarira ku bwawe, benshi bakabona ineza y'Imana ku bwawe. Birashoboka cyane. Haleluya. Noneho rero umwami aramwemera ati wenda hari uyu nguyu arambera igisubizo. Noneho ngo Daniel aragenda asubira mu nzu ye, abwira b'abanyagano bagenzi be ibyabaye, abagezaho amakuru yose. Habwira ati rero nshuti zanjye, nimuze dusenga Imana yacu, ya yindi yaremye ijuru n'isi, ya yindi dusanzwe twizera twebwe n'ababyeyi bacu. Nubwo turi mu gihugu cy'abanyagano abizera ibigirwamana, ariko Imana yacu iracyari kumwe natwe. Nubwo twanyazwe, nubwo twazanywe hano mu buzima tudashaka tukaba tubayeho mu bantu bizera ibigirwamana, ariko Imana yacu ntabwo yasigaye, iracyari kumwe natwe, iracyari muri twebwe, iracyavuga. Ni Imana ivuga, ni Imana yumva, ni Imana ishobora byose. Nimuze tuyisenge, nimuze tujye imbere yayo, tuyitakambire, tuyiririre. Ahari aho Imana yakumva gusenga kwacu ikaturokora, ikaduhishurira inzozi z'umwami, bigatuma twebwe n'aba bantu bose bagiye kwicwa bakira. Yesu ashimwe cyane. Mwenedata, igisubizo cy'ibibazo byawe ntabwo ari ukugenda ubitaranga, ntabwo ari ukugenda ubibwira abahisi n'abagenzi. Igisubizo cy'ibibazo byawe ni ukujya imbere y'Imana ugasenga, Imana ikakurengera, ugasenga Imana ikagutabara. Imbere y'Imana turatabarwa, imbere y'Imana turarengerwa, imbere y'Imana bagombaga gupfa tuhabwa kubaho. Haleluya. Imbere y'Imana abari barwaye turakira, imbere y'Imana abari bashomereye duhabwa akazi, imbere y'Imana abari bashonje baragaburirwa, imbere y'Imana tuhabonera ibisubizo by'ibibazo byacu byose. Haleluya. Daniel rero na bagenzi be babona yuko nta handi igisubizo kiri buboneke uretse kujya imbere y'Imana. Uko niko bigenda ku bantu bizera Imana. Ibisubizo tubishakira imbere y'Imana, ibisubizo tubibonera imbere y'Imana, ibidukomere tubijyana imbere y'Imana. Yaravuze ngo muze mwenyine, muze mwenyine aho abantu batari, nimuze twihererane. Dore imitwaro irabarembeje, irabaruhije. Iyo mitwaro yawe mwene data yijyana imbere y'Imana. Ubwo bushomeri bubwira Imana bukumazeho igihe, izo ndwara zidakira mu rugo rwawe zisimburanwa n'izindi, zijyana imbere y'Imana, izakurengera. Ibibazo byawe waburiye ibisubizo bijyana imbere y'Imana. Ibyo udasobanukiwe izabisobanura. n'Imana isobanura ibirenze ubwenge bwacu. Ni Imana ikora ibyo tudashobora. Ni Imana ihoza abarira, ni Imana ikiza abarwayi. Ibyo byose bikuvanze bikugoye bijyana imbere y'Imana, izabisobanura. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana izabisobanura, bijyana imbere yayo. Yari bikomereye Daniel na bagenzi be babijyana imbere y'Imana, baririra Imana, basenga Imana, batakambira Imana, bati Imana yaremye ijuru n'isi, Mana y'abasogokuruza bacu, Mana twabonye kuva tukivuka twakwizera tukagukorera. Nubwo turi hano mu gihugu cy'ubunyage, nubwo batuzanye hano mu bigirwamana, tuzi ko ukiri kumwe natwe, tuzi ko ugikora imirimo n'ibitangaza. Mwene data jya umenya Imana yawe ku giti cyawe, uyizere. Abantu mubana ntibazaguteshe kwizera Imana yawe, abantu mukorana ntibazatuma uva ku Mana yawe. Menya Imana yawe mu buryo bw'umwihariko. Gira umwanya udasanzwe n'Imana yawe, gira umwanya wo kubaha Imana yawe no kuyishaka no kuyisenga. Akazi keza ntikazagukure ku Mana yawe, ubutunzi ntibuzagukure ku Mana yawe, urugo rwiza rususurutse ntiruzatuma utubaha Imana yawe ngo ugirane nayo umwanya. Gira umwanya wo kubana n'Imana yawe, gira umwihariko n'Imana yawe. Ba Daniel nubwo bari mu gihugu cy'ubunyage ntabwo bigeze baziririza imihango n'imiziririzo y'icyo gihugu, ntabwo bigeze bakorera ibigirwamana. Muzagenda musoma ijambo ry'Imana muri iki gitabo, ntabwo bigeze bubararira ibigirwamana byabo, ntabwo bigeze babiramya. Bakomeje kwizera Imana, bakomeza guhanga Imana amaso, bakomeza kwatura ibyiringiro byawe. Jya watura ibyiringiro byawe.
jya uvuga Imana yawe ushize amanga, jya uhamya Imana yawe utitaye ku bagukikije, ntugaterwe ipfunwe no kuvuga Imana yawe. Haleluya. Abagukikije bose bamenye Imana wizera, abagukikije bose bamenye yuko utandukanye nawe, Imana yawe ari Imana nyamana, ukora ibyo Imana ishima, utandukane nabo mu mivugire, utandukane nabo mu mitekerereze, utandukane nabo mu myambarire, utandukane nabo mu myizerere. Imana yawe ukureba kubone mu Imana. Yesu ashimwe cyane. Ba Danieli na bagenzi be banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, bimwe baba baterekereye, bimwe baba batongereye, banze kubaho nk'uko icyo gihugu kibayeho, banze gukora ibyo abaturage bo muri icyo gihugu bakora batizera Imana. Ese mwenedata, uzabigenza ute nugera mu batizera Imana wizera? Uzagenda wivange nabo, hanyuma nutandukana nabo wongere wizera Imana yawe? Hoya, guma ku Mana yawe mu bihe byose, aho waba uri hose. Danieli na bagenzi be rero nabo baragenda basenga Imana, baravuga bati uhereye kera kose tuzi ko uhora uko wahoze, ntuhinduka. Turabizi neza kubasha kudukura muri ibi bibazo. Mana, turakuzi, twarakubonye, si rimwe si kabiri, twabonye neza yawe, turakuzi, turabagabo bo kuguhamya. Rero Mana, dutabare muri kino kibazo, ntiwemere ko turimbuka, ntiwemere ko dupfa tarasubira mu gihugu cyacu. Mana, ntiwemere ko abacu bazumva yuko amazina yacu yasibanganye muri iki gihugu cy'amahanga. Mana, ntiwemere ko bano banyamahanga turimo, bano bapfumu, bano bashitsi, bano bakora ibyo byangwa n'amaso ya bano batakwizera, bano bakarudaya, bano banyamahanga mwami, n'uyu mwami Nebukadinezari, ntiwemere ko batamenya Imana twizeye. Iki ni cyo gihe ugiye kudukoresha iby'ubutwari kugira ngo wihamirize, ukorere iby'ubutwari muri twebwe. Mana, ntiwemere ko izina ryawe ritukwa. Dore bavuze ngo kereka Imana itabana n'abantu b'imibiri niyo yabasha guhishura ibi. None Mana, ngwino wihesha icyubahiro, ngwino wihamirize, ngwino wivugire muri twe, ngwino ukorere muri twe. Haleluya. Barayisenga. Yesu ashimwe cyane. Barayisenga, bararabasenga. Bigeze mu ijoro, Imana igendera Danieli, iramwihishurira mu nzozi, imuhishurira iby'umwami yarose byose, imuha n'ubusobanuro bwabyo. Haleluya. Haleluya. Imana yacu ni nyamaboko, Imana yacu ni Imana ihishura ibihishwe. Imana yacu ni Imana igaragaza ibyo mu mwijima, ni Imana igaragaza ibyatekerejwe mu mutima Danieli adahari. Ni Imana ibasha kureba, ijisho ryayo rigera hose. Imana ibihishurira Danieli. Ejo yaho Danieli aragenda asanga umwami, aramubwira ati umwami arakarama, ndaje rero kukubwira inzozi warose, ariko sijye uri buzisobanure, sijye uri buzivuge, ni Imana yaremye ijuru n'isi nibikora. Danieli aragenda n'imbere y'umwami ahamiriza Imana ye, avuga ko atari ubwenge bwe. Aravuga ati reka ahantu tuhasome Danieli 2 nk'uko twabivuze, igice cya 2 nicyo turimo dusoma. Reka dusome umurongo wa 23 twumva uko Danieli yabwiye umwami. Duhere ku murongo wa 19. Aravuga ngo nuko ibyo byahishwe bihishurirwa Danieli mu nzozi yarose nijoro, maze Danieli ashima Imana yo mu ijuru, ati izina ry'Imana rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'amaboko ari ibyayo. Izina ry'Uwiteka rihore rihimbazwa iteka ryose, kuko ubwenge n'imbaraga n'amaboko ari ibyayo. Niyo inyuranye ibihe n'imyaka. Imana ni inyuranye ibihe n'imyaka. Niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Niyo yimura abami ikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge, igaha abazi kumenya bakamenya. Niyo ikora ibikomeye, niyo inyuranye ibihe, niyo yimura abami ikimika abandi. Arayihimbaza, arayiramya kuko yamuhishuriye, kandi ihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Imana ihishura ibihishwe by'ahatagerwa. Mana, urakoze ko wamishura ibihishwe by'ahatagerwa. Izi nibyo mu mwijima umucyo ubana na Imana. Izi nibyo mu mwijima umucyo ubana nayo. Danieli ariho arayishyira hejuru y'icyubahiro. Aravuga hano ku murongo wa 23, ndagushimye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasogokuruza,
umpaye ubwenge n'ubushobozi, unsobanuriye ibyo twagusabye, kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Arayishima, arayihimbaza, ayiha icyubahiro, ayishyira hejuru ati Imana urakarama, ni wowe uhishura ibihishwe by'ahatagerwa, ni wowe umpaye ubwenge no kwitegereza no kumenya. Si imbaraga zanjye, si ubwenge bwanjye, si ubuhanga bwanjye. Erega mwenedata, bya bindi byose ukora si ubwenge bwawe, si imbaraga zawe, si nuko uri umuhanga kuruta abandi. Ka kazi ukora ukagatunganya ntabwo ari uko uri umuhanga kuruta abandi. Ya modoka utwara ukaba amahoro umwaka ukaza undi ukaza abandi birirwa bakora impanuka, oya nta nubwo ari uko uri umuhanga kurusha abandi gutwara. Igituma abana bawe bafite indero, bafite imico myiza, bitwara neza, baguhesha ishema, bahesha Imana icyubahiro, suko wabatoje neza, suko wabareze kuruta abandi. Oya da, ni ukubera ukuboko k'Uwiteka. Nta na kimwe wabashije gukora ku bwawe. Daniel nawe amenya ko kuba yasobanukiwe za nzozi atari ubwenge bwe, atari ubuhanga bwe, atari uko asenga kuruta abandi, ahubwo ukuboko kw'Imana niko kwabanye nawe, niko guhishura ibihishwe. Kuko umwijima ubana nayo nihishura ibyaho abantu batagera. Mwene data, ushima Imana kubyo igushoboza gukora, kuko si ubwenge, si n'imbaraga, si n'ubuhanga. Haleluya. Aragenda Daniel rero ahishuye, aho sinshaka ko tuhasoma, nakubwiye ngo uze gufata umwanya usome kino gice cyose. Daniel aragenda ajya ibwami, abwira umwami inzozi zose yarose. Umwami aratangara, yumva nizo, yumva arazibutse, amuha n'ubusobanuro bwazo, amubwira icyo zivuze, icyo yarose, inzozi yarose n'icyo zisobanura. Umwami aratangara cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ndashaka gato ko dusoma ahangaha. Umurongo wa 24 ngo nuko Daniel ajya kwa Ariyoki wari wategetswe n'umwami kurimbura b'abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira atya ati nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, ahubwo unshira umwami musobanurira ibyo ashaka. Abwira uwari wategetswe kurimbura b'abanyabwenge. Abanyabwenge ubwo nabahe? Ni babapfumu, ni babakonikoni, babashikishi, n'ababakarudayi. N'abadanyeri babizi ko bagombaga kurimbura baranwa hamwe n'abangabo. Aramubwira ati wowe nshyira umwami musobanurira inzozi ze. Nuko Ariyoki arihuta ajyana Daniel ku mwami, aramubwira ati mbonye umugabo wo mu bantu b'abanyagano b'Abayuda. Aba bari abantu bizera Imana nyamana, b'abanyagano b'Abayuda. Arabwira umwami inzozi ze. Umwami ahindukirira Daniel wahimbwe Baruteshazari. Bamaze kugera muri iki gihugu cy'ubunyage, babahinduriye amazina, babahandi mazina. Aramubaza ati mbega urambwira inzozi neretswe n'icyo zisobanura? Mbega urambwira inzozi narose n'icyo zisobanura? Haleluya. Daniel asubiza umwami ati ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu, cyangwa abakonikoni, cyangwa abacuni. Ariko mu ijuru hariho Imana ihishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Inzozi n'ibyo werekewe ku gisasiro n'iby'ibi. Sinshaka kuko bijyamo cyane ngo tujye kubisobanura, ariko arabimuhishurira, arabimubwira byose 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 nk'uko biri. Haleluya, 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 haleluya. Nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, Imana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Reka tugarukira aho ngaho. Ariko Daniel asobanurira umwami inzozi zose yarose n'icyo zisobanura. Umwami atangazwa n'ubwenge bwa Daniel, atangazwa n'ubwo bumenyi n'ubuhanga. Arangije ahimbaza Imana, amenya yuko mu ijuru burya hariho Imana itandukanye n'Imana bo bizeraga, itandukanye n'ibigirwamana byabo. Mwene data, jya uba mu mwanya wo guhamya Imana yawe. Ahari aho hari abarokoka, hari abakira ibyago n'amakuba byari bibugarije kuko we wamenye Imana. Hari abakira uburwayi, hari abatabarwa, hari abarengerwa, hari abakira agahinda kuko wamenye Imana yaremye ijuru n'isi. Ndakwifuriza rero
gukorera Imana aho uri hose, umwanya wose urimo ujye ukorera Imana, uyihimbaze kandi uyiheshe icyubahiro, benshi bakire ku bwawe. Nakubwiye ngo hamwe n'Imana yacu, hamwe n'Imana yawe ubasha gukora iby'ubutwari. Daniel hamwe n'Imana ye yakijije ba banyabwenge bose bari bagiye gupfa, nawe ubwe na bagenzi be banyagano barakira, bituma n'umwami amenya inzozi atari yakamenye kubera Daniel. Iyo twizeye Imana yacu tubasha gukora iby'ubutwari. Iyo twizeye Imana yacu iradukoresha igakiza benshi ku bwacu. Mwenedata, ongera wizere Imana yawe, ongera imbaraga zo gushaka Imana no kuyikorera kugira ngo benshi bazatabarwe ku bwawe. Imana iguhe umugisha mwenedata, ongera ibihe byawe byo kwegera Imana, soma ijambo, usaba ubwenge. Imana itanga ubwenge itimana, Imana itanga ubuhanga no kumenya. Umwuka w'Imana aratumurikira. Imana iri muri twe ni Imana ikomeye, ibasha cyane gukora ibirenze ibyo tuyisaba kubw'imbaraga zayo. Imbaraga zayo ziri zidukoreramo, imbaraga z'Imana ziri zidukoreramo zibasha kudukoresha iby'ubutwari. Imana ibahe umugisha, mugubwe neza mu kubaho kw'Imana, mukunde Imana, mukunde mu kubaho kw'Imana, mujye muhakumbura, mushaka Imana no gukiranuka kwayo, izabakoresha iby'ubutwari. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, Imana nzima, Imana yera ikomeye ikiranuka. Tugushimiye kubwira ijambo ryiza yuko hamwe nawe tubasha gukora iby'ubutwari. Urakarama Mana, uragahora ku ngoma, hamwe nawe tubasha gukora iby'ubutwari. Urakoze kubwo kukwizera kuzadukoresha iby'imbaraga. Daniel wamukoresheje iby'ubutwari, abanyabwenge bo muri kiriya gihugu bose barakira, nyamara bagombaga kurimbuka. Natwe kukwizera kwacu kuzatuma udukoresha benshi, hagire byinshi, hagire benshi bakira, hagire abatabarwa mwami, hagire abarengerwa kubwo kugukorera nyaguhora ku ngoma. Imana ikomeye kandi yuzuye ubwiza n'imbaraga, urakoze kuje kudukoresha iby'ubutwari. Urakoze ku bakunzi ba Naweza, bagirire neza, bahaza uburame n'umugisha. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom, shalom.